mwongeye kwirirwa mwese mudukurikiye. Mbere y'uko dutangira tubifurije noheri nziza n'umwaka musha muhire. Dufite umutumirwa wacu kuri uyu munsi twabazaniye, turaganira mu mwanya utari muremure cyane. Mbere y'uko dutangira yabanza akatwibwira kugira ngo n'abantu badukurikiye bamenye aho bagiye tugiye kuganira nawe. Murakoze, n'ikaze. Murakoze. Nanjye mbere ko bibwira namanza nkabwira ngo hello, Merry Christmas and Happy New Year. Ku mazina yanjye nitwa Mwiseneza Pacifique, ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore umwe n'abana babiri. Imana itugirire neza. Murakoze. Murakoze cyane. Dufite ibibazo bitari byinshi, tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Wiyumva amahoro, abantu bose hano ni sawa. Tuganira utuje, turaganira akanya gatari karekare. Ni ibibazo bitari byinshi turakubaza kandi byoroshye cyane. Ikibazo cya mbere twaba twateguye kuri uyu munsi, watwibwiye, twakumenye, twakwakiye kuri kiganiro cyacu. Ikibazo cya mbere abantu benshi bafite amatsiko, hari abantu benshi bakunze kukimbaza ngo uzakikubaze. Baratubajije ngo ni ikihe kintu ukunda? Murakoze cyane. Ikintu nkunda mu buzima cya mbere, nkunda umurimo w'uburirimbyi, hakuyemo n'umurimo wo gucuranga. Ibyo bintu nkunda, nuko nabyo nabuze umwanya uhagije kugira ngo mbyinjiremo cyane, ariko nkunda ibintu byo gucuranga cyane kuko kenshi ni ibintu nabonesheje amaso yanjye ntangira kumenya ubwenge hagati y'imyaka nk'umunani aho ngaho. Kuko aho twari dutuye hari hafi y'urusengero, kandi n'umuryango wanjye wari abantu bakunda ibintu by'Imana cyane. Noneho nkagira n'abafamili b'abacuranzi cyane, noneho bituma mbyinjiramo na dukeya ncuranga naho ngaho nadukuye. Nibyo byankundishije umurimo wo gucuranga. Murakoze. Urakoze. Ndibaza ko baranyurwa ku gisubizo cyiza uduhaye, kandi biragaragara ko hari icyo ukunda kuko turabona wazanye mu bikoresho muri bimwe bikora muzika. Murakoze. Turaza kuguha akanya gato tunyurizeho no gucuranga niba byakorohera, nanaturimbira mu kanya gato, mu wundi mwanya turaza kuguha nyuma. Ikibazo cya gatatu, hano turi muri Amerika, yego, ariko bakeneye kumenya n'ahantu waje uturuka. Murakoze. Navuye mu gihugu cya Congo. Naturutse mu karere kitwa za Bunyeri. Bunyeri niba hari abantu bahibuka nangwa se bahazi, Bunyeri iri ku rugabano rwa Masisi na Rucuro, kuko tugabanyijwe n'umugezi bita Mweso. Aho niho naturutse mpungira mu gihugu cy'u Rwanda. Aho mu Rwanda niho nabaye hafi imyaka 20 hariya mu karere ka Gicumbi. Ubu ngubu ni intara y'Amajyaruguru. Niho naje nuruka ngira ubuntu. Rero uyu munsi nkaba ndi hano muri Amerika, muri leta ya Iowa, mu mujyi wa Des Moines. Yego, murakoze cyane. Murakoze. None nk'aho hantu waje uturuka, ni ikihe kintu ujya ukumbura muri Gicumbi? Gicumbi, ikintu cya mbere nkumbuye nangwa se ikiri ku mutima wanjye ni sosiyete nabanaga nayo. Hariya Gicumbi twari tubaye mu buryo bw'ubuhunzi, ni uburyo butari bumeze neza, ariko nanone ku rundi ruhande kubera sosiyete twabagamo, twabanaga na sosiyete ikunda ibintu by'Imana. Twarahageze turiyakira, tuba mu itorero, dukora umurimo w'Imana w'uburirimbyi. Uyu munsi n'abasigaye ukuntu nkurikirana amakuru, bambwira ko umurimo ugikomeje. Rero iyo sosiyete kugeza uyu munsi niyo numva kabisa nankumbuye, kuko nyitekerejeho cyane, bituma numva nazasubira no kubasura. Murakoze.
Murakoze ubwo tuzayipanga nubipanga kuzajya kubasura uzatumenyesha kugira tuguherekeze natwe tujye kureba abo bavandimwe wasize. murakoze cyane. Turumva ari abantu beza cyane. Ikindi kibazo, ni ikihe kintu wumva uzaba cyo muri future yawe mu myaka iri imbere cyangwa mu gihe usigaje ku isi, ni ikihe kintu ujya wumva uzaba cyo? Ya, murakoze. Sinzi icyo nzaba cy'uyu munsi, icyo kibazo kirangoye cyane, ariko ku buzima bw'umuntu n'ubundi uko bugenda bucya n'uko bugenda bwira, buri muntu agenda apanga avuga ngo Imana imfashije hageza mu mwaka uyu n'uyu ngomba kuzahagera ngeze kuri iki. Rero mu byo nasabye Imana, icya mbere Imana yari yarakimpaye, nayisabye umudamu mwiza, Imana iramumpa. Imana nyisaba abana, hungu n'akobwa ndabafite. Rero icyo nteganya kuzaba cyo ni uko ngomba kuzava nk'umusaza mwiza ufite indangagaciro, kuko ndazi ko icyo nzaba narapanze kugira nzaba narakigezeho, kuko niba narasabye abana Imana ikabampa, ni uko bagomba no kwiga bakazaba abana b'ejo hazaza heza, kandi nanjye nkazavamo umusaza wagize icyo amarira abamukomotseho. Murakoze cyane. Wow, urakoze cyane gusubiza neza cyane, Imana iguhe umugisha. Ikindi kibazo twakwita igisoza cya nyuma, uyu mwaka wabayemo ikibazo cyabangamiye benshi, imbogamizi kuri benshi cya corona. None twifuzaga kukubaza wowe ku giti cyawe, ni ikihe kintu cyakubangamiyemo cyane muri uyu mwaka cyatumye wenda corona, hari benshi yatumye batagera ku byo bifuzaga, hari benshi bifuzaga kugira icyo bagira ko batagezeho kubera corona. Wowe niba atari ibanga watumenyesha ikintu corona yaba yarakubangamiyeho? Corona mu by'ukuri, corona yahubanganyije ku buzima bwanjye nubwo atari njye njyenyine, kuko urabona kuri ubu buzima kubaho ni ugukora, kubaho ni ukushakisha uko ubuzima bwagenda neza. Ariko corona imaze kuza, akazi kagiye gahagarara, rimwe na rimwe bakaduhagarika mu kazi bakaducyura, activite zose zirahagarara, abana barahagarara ku ishuri, haza ibintu byo kujya bigishiriza abana online ku makompiyuta no mu rugo. Kenshi na kenshi umwana gutangira ishuri amasaha yatangiragaho ugasanga byatugoye cyane, kubera kumanza kubakonekita na bagenzi babo. Rimwe na rimwe internet ikabura, naho ibonekeye ikaboneka ishuri rigeze kure. Ibyo bintu rero biri mu bintu byagiye bibangama ku buzima bw'abantu. Rimwe na rimwe urabona na dosiye nyinshi kuzikurikirana bigasaba guhamagara kugira ngo usabe rendezvous, ugasanga ni ibintu byinshi byakorerwaga ku gihe, ubu bisigaye bikorwa bikererewe, biratonze cyane. Murakoze. Corona yarabangamye cyane, keretse gusenga Imana gusa, Imana ikagira icyerekezo yerekezamo, ubuzima bugakomeza. Ariko corona yadukozeho cyane. Murakoze. Murakoze. Corona yabangamiye abantu benshi mu by'ukuri, ariko twizeye ko wenda mu wundi mwaka izaba yararangiye, hamwe n'Imana byose birashoboka. Tutarasoza, batubwiye ko ufite umudamu n'abana, ariko ntabwo twabashije gusanga hano. Ariko mu bantu bakurikiranye iki kiganiro bari kuri live, badusabye ko mu kindi kiganiro tuzagana ubutaha wazatuzanira na madamu, abantu bakamureba kuko bari kumubaza cyane. Mwakoze kubana natwe abadukurikiye mwese, ariko tutarasoza reka tumusabe. Murabona ko afashe igikoresho bita gitari mu ntoki, yadufasha akatunyurizaho gatoya mbere yuko dusoza. Murakoze. Murakoze. Urihangana, wenda kuririmba ndaririmba, ariko nshobora kutaririmba mu buryo bunogeye abantu, kubera ko ni ibintu umuntu aba atateguye, ariko ndagerageza. Yego. Uyu munsi turashima Imana kubera ko
ubu turacyariho himbazwa mwami w'abami uyu munsi turashima Imana kubera ko yaturinze none ubu turacyariho himbazwa mwami w'abami. Murakoze. Thank you so much. Wakoze kubana natwe. Mbere yuko dusoza sinzi niba hari abantu bakwifuriza umwaka mushya muhire kuko umwaka urabona ugiye gusoza ukabifuriza umwaka mushya muhire nabo suhuza ni karibu. Murakoze. Mu by'ukuri turabashimiye kuba mwatugira icyizere uyu munsi mukifuza ko tugomba kuba turi kumwe muri iki kiganiro cyacu. Abo nsuhuza abo ni benshi sinzi ko hari uranyongera ku tunota dukeya kuko ikibanze ndamanza gusuhuza umuryango wanjye muri rusange aho turi kumwe hano muri Amerika, ariko nanone ngasuhuza korale naririmbyemo, korale yandeze, ndasuhuza korale abagenzi, korale ubwoko butavumika. Impamvu ako kazina mwongereyeho nuko hari icyo Imana yari yaravuganye natwe iravuga ngo iduhindura izina twise ubwoko butavumika kuko ubutumwa twagombaga kuvuga tutagombaga kubuvugira muri kiriya gihugu twari turimo cy'u Rwanda gusa kuko tugomba kubuvugira hano mu nkambi. Rero twageze na hano muri Amerika ubutumwa burakomeje, rero niyo mpamvu nabo mbashyuhuje aho bari. Mu by'ukuri ndabashyuje mu izina rya Yesu kandi mbifuriza umwaka mushya muhire wa 2020 na Noheli nziza. Mwongera ngasuhuza ekipe n'ubundi igize korale nayo iri hano muri Amerika, ari abari muri state ya Texas, ba Mukagatare bari muri Utah, ba Katonda umucuranzi wacu, ngasuhuza bari Michigan, impande enye zose za Amerika ndazi ko bariyo. Abo bose ndabashuje, ntibagiwe Diakonesi Mama Weza, ntibagiwe umutoza wacu bita Kanyamushari Bosco nawe ari mu Rwanda, nawe mboneyeho kumusuhuza kandi mwifuriza umwaka mushya muhire. Imana ibahe umugisha. Thank you. Urakoze cyane.